kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Tudatinze rero reka dutangire turebera hamwe uburyo ushobora kubona bonus muri Airteam. Abantu benshi naberetse uburyo bafungura Airteam, nababwiye umumaro wa Airteam. Airteam rero uko utabizi ni exchange ikoreshwa mu kwakira ndetse no kohereza amafaranga mu bwoko butandukanye bitewe n'igihugu waba uherereyemo, cyangwa kuba wayashyira muri exchange zitandukanye ikora mu buryo bwa cash cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye. Tudatinze rero tugiye kureba ibisabwa kugira ngo ubone bonus hano muri Airteam. Ese ni iki gisabwa kugira ngo ube wabonamo bonus y'amadolari 3 cyangwa ama USDT 3 baguhereza iyo wujuje ibisabwa? Tudatinze rero ushobora kwibaza ngo uyabona gute rero? Urabona hano handitse ngo claim reward, handitse ngo claim reward, handitse claim reward, hari ibara ry'icyatsi, harimo umurongo muremure, hari withdraw funds ayo usabwa kubikuza kugira ngo ubashe kubabona reward. Rero ikintu biba bisaba ahangaha kugira ngo ubashe kubonamo reward, bakubwira ko byibura uba ugomba kuba umaze kubikuza amadolari atari munsi y'5 mu gihe kingana n'inshuro 3. Wabikora mu munsi umwe, wabikora mu minsi 2, urayabona. Rero reka nze nkwereke uburyo ubikora. Bivuze ngo iyo uri kubikura ushobora kubikuza kuri banki, ushobora kubikuza kuri Binance, ushobora kubikuza kuri Mobile Money, Airtel Money ndetse n'andi agiye atandukanye bitewe n'igihugu waherereyemo. Icyambere gisabwa nuko uba ugomba kuba wabikujemo amadolari 5 ari hejuru y'5, nabwo mu byiciro 3 nibwo wabasha kuguhereza iriya reward y'ama USDC 3 muri Airteam. Abantu benshi naberetse uburyo bafungura Airteam, uburyo verifying ikaba international. Rero nimba ukeneye no kubireba nawe uze gusura YouTube channel yacu urebe video ziriho zirabikwereka, kandi no muri comment uraza gusangamo link yo kwiyandikisha muri no kugira ngo uhite kugeza aho uyandikishiriza kuri Airteam, cyangwa ukareba video ikwereka uburyo yandikisha kuri Airteam. Izo link zose uraza kuzisanga hano muri comment, na link yo kwiyandikisha nayo urayisanga muri comment. Nurangiza niwuzuza ibisabwa ubashe kubabonamo reward yawe. Tudatinze rero tugiye kuba twasendinga ari amadolari 5 dufiteho kugira ngo dusoze ibyiciro 3 baba badusabye. Turimo gushyiramo uburyo bwo kwakira amafaranga, turimo turashyiraho Binance, dushyizeho ID yacu ya Binance, dushyiraho n'amazina abari kuri Binance. Duhisemo kuba twabayindinga account yacu ya Binance kugira ngo tubashe kuba twayohereza. Tudatinze rero urabona ko dufiteho amadolari 5.8 tugiye kuba twayohereza kuri Binance. Tuba tukana handitse submit request, nitumara gusaba request ko batwishyura kuri Binance account yacu, twashyizemo ID yacu, bagiye kuba dushyiraho ama USDC. Urabona ko umukasha ahise yemera ko agiye kutwishyura amadolari 5.59 kuri Binance yacu. Urabona ko ahangaha dufiteho amadolari 5.59, bafite 5.8 ariko bakaseho tugiye kwakira amadolari 5.59. Umukasha yemeye ko agiye kuba yatwishyura kugira ngo atagira undi muntu udufata. Tugiye kuba tumutegerejeho gatoya rero abanze atwishyure. Urabona ko handitse ngo transaction accepted. Transaction yamaze kwemerwa. The withdraw in your Binance to pay USDC account has been accepted with your peer to transfer 5.55 USDC to continue. Turahita dutegereza gatoya rero dukande kuri uno mukasha turebe neza ko abikora. Urabona ko agiye ko yabikora. Nituramuka tugiye muri email yacu, urabona ko nabwo bari kutubwira ko yamaze kubyemera. Dutegereza umwanya muto. Tudatinze rero urabona ko dutse tubona message ya Binance itubwira ko yamaze koherezwaho amafaranga. Rero ku bantu batari kwibaza ngo yaturutse muri application ya Makadamo, bashaka kumenya uburyo ikora, uburyo uyandikisha, ibintu byose biri kuri ino channel yacu, nabyo waza kubireba. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha, urabona ko dutegereje iminota mike ngo abanze adushyiriyeho. Tugiye kwemeza kuko twamaze kuba twayabona, duse tumwemereza ko twamaze kuyabona. Turabona ko 5.82 USDC have been sent. Tubwira ko amafaranga yahise ava kuri account yacu agenda kuri account ye. Urabona ko ya reward ubu ngubu yahise iza. Hamwe hari umurongo w'icyatsi wari ugiye kurangira, na bimwe bya claim reward byagiye. Urabona ko duse twakira amadolari 3 cyangwa ama USDC 3
kuri akawunti yacu. Nizere neza ko aka kantu ukabonye uburyo gakorwa kandi ugasobanukiwe. Ngiye kukwereka rero ikindi kintu ukora ahangaha iyo ushaka kuba wayabikuza, cyangwa nkakwereka uburyo ushobora kuba wabyaza umusaruro ino Airteam. Rero hari abantu bazaba bifuza kuba umukashazi, abantu bifuza gufungura Airteam mu buryo bwa international, cyangwa kuba wafunguramo akawunti ya virtual card, ya Yellow virtual card bank, ukaba wabonamo banki yakira amadolari cyangwa yakira ama USDC cyangwa ama USDT aturuka mu bihugu bitandukanye nk'ibyo muri Amerika, ndetse no kuba wabasha kwakira amayero agiye atandukanye mu bihugu byo muri Europe bitanga cyangwa bikoresha amafaranga y'amayero. Ibyo byose ukaba wabasha kuba wabikoresha. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha harimo uburyo bwinshi ushobora kuba wabyaza umusaruro, nk'uburyo bwo kuba umukashazi, ushobora kuba wabyaza umusaruro. Noneho umuntu usabye ko umubikurira nawe ukaba waza umubikurira, wamubikurira ukabasha kuba wafataho makeya kuri akawunti yawe. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha urabona ko bonus twamaze kuba twayakira. Urabona hari hejuru bari kubituba ko twakoze muri withdraw. Urabona ko dufitemo Yellow virtual account, bayikoresha mu kwakira amafaranga y'amayero ku bihugu byo hanze. Birashoboka cyane, kandi urabona ko ubu ngubu tumaze kuba twagira twakora transaction. Tumaze gukora transaction urabona ko duhise twakira ino bonus. Rero nibyo bisabwa, nimba utabisobanukire reka nongere mbigusubiremo. Usabwa kuba byibura warakoze transaction cyangwa warabikujemo ukoze withdraw inshuro 3 amadolari ari hejuru ya 5. Iyo ibyo umaze kubikora ushobora kuba wabona n'amahirwe yo kuba waba umukashazi, ukazobona abantu basabye kubikuza, ukaba wabibona, ukaba wanabibafashamo kandi ukabikora neza cyane. Tudatinze rero urabona ko ini transaction imaze kuba yakorwa kugira ngo tubone ira bonus. Rero hari izindi transaction ebyiri ko twarakoze mbere. Izo transaction nizo zatumye havukamo ino bonus kuba yaboneka. Urabona ko yasa twandikira ngo hey it's done, nabirangije, good day, urakoze cyane. Tumwe ati good. Rero ahanga mushobora no gucata kashazi mu gihe wenda ibintu bitari kugenda neza, mukaba mwabiganiraho mukagira icyo mwakemura cyangwa n'ikibazo gishobora kuba cyabaho ukaba wagikemura. Rero nimba ugeze ahangaha utarakanda like, subscribe kuri ino channel yacu, yikande kujya dukomeza kubana ahangaha, kandi utize imbaraga ino video, kandi usharing inshuti zawe kugira ngo zirusheho gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Urabona ko rero bonus yamaze kugeraho. Ubishaka naye ngahe wahita yabikuza kuri Binance cyangwa ukabikuza kuri Mobile Money mu gihe waba ubikeneye. Gusa icyo nayo ngamije kubereka uburyo ubona bonus. Reka ukeneye kubikuza waza kureba uburyo babikuza, kuko ndamutse ngiye kuba nabikwereka byatuma video iba ndende cyane, kandi abantu benshi iyo video ibabaye ndende barambirwa vuba. Impamvu rero mba nagerageje gukora video nkavuga nihuta kandi ngasobanura ibintu nihuta, nubwo bamwe babikunda abandi bakabyanga, ariko mba ngamije kugira ngo buri wese abashe kwisangamo kandi asobanukirwe byihuse bitamugoye. Nizere ko usobanukiwe. Nimba ufite ikibazo cyandika hano muri comment, kandi wandika na comment ahangaha ikintu tuzakugezaho ubutaha. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao, ndabakunda cyane, bye bye.